ikaze mukunzi wa Jaat ktty TV nkubwiye ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Nabonye hari abantu badukurikira bari mu Burusiya, hari n'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ku isi hose baradukurikira hano kuri Jaat ktty TV. Reka mbabwire ngo mwese rero mukomeze kugira ibihe byiza. Kwibutsa ko rero iyi ari Jaat ktty TV aribwo bwa mbere uhageze, ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro tugenda tubagezaho buri munsi, cyane cyane byibanda ku kuntu twabona amafaranga tuyakuye kuri izi mbuga nkoranyambaga dukoresha, aho kwirirwa tureba amafoto y'abantu n'amavideo n'ibindi bitatwinjiriza, ahubwo tubashe kuzikoresha twinjiza n'amafaranga. Uyu munsi wa none rero nifuje kubaganiriza ku kijyanye na market structure n'uburyo market structure ifite imbaraga muri iri soko rya Forex trading, ariyo mbarutso y'ibintu byose. Mboneraho no kwamagana abantu bavuga ko Forex trading ari urusimbi. Nyabuna Forex trading ntabwo ari urusimbi, kuko iyo ufite ubumenyi kuri yo ubasha gukora, ukabasha kubona umugati. Reka rero mpere kuri iyi New Zealand card tumaze kuyivuga muri live technical analysis ebyiri tumaze kuba twakora, zikurikira iyi video urimo kureba. Hano rero twe twamaze kubona ko iyi New Zealand card iri uptrend. Nyuma yo kubona ko iri uptrend rero hano yari yakoze break of structure. Nyuma yo gukora break of structure ikuramo inducement. Imaze gukuramo inducement rero twe dufite point of interest ebyiri, haba iyi ngiyi tuvuga tuti nirimanuka rikagera muri point of interest imwe tugashaka confirmation tuzamukane naryo, kandi nirimanuka nanone rikagera muri point of interest ya kabiri, ubwo aho ni mu gihe tuzaba twavuze confirmation kuri point of interest ya mbere. Soko rero ryakoze iki? Twitegereje igihe kinini ngira ngo twifashishije date range, turasanga kuva igihe twategereje isoko hari hashize iminsi 14 n'amasaha 22. Ni ukuvuga ngo trading isaba gutegereza. Udashoboye gutegereza ntabwo trading ushobora kuyishobora. Hari umuhanga wanditse aravuga ngo trading cyangwa se Forex trading 10% turabuyinga, 10% tugaseringa, 80% tugategereza. Urumva ko rero gutegereza aricyo kintu cy'ibanze cya mbere hano muri Forex trading. Ahangaha rero byasaga naho iyi market igiye gukora break of structure, ariko iyi ntabwo ari break of structure kuko ntabwo iri valid, kuko body of the candle didn't cross above there. Ntabwo body ya candle yafungiye hejuru y'iyi high. Ni ukuvuga ngo rero iyi ntabwo ari break of structure, ahubwo twayifata nka liquidity grab. Market rero aho kugira ize hano muri point of interest yakomeje kubaka liquidity yo mu bwoko bwa trend line. Ni ukuvuga ngo kuba trading bakoresheje trend line strategy, nshaka navuga ngo barayariye, kuko guturuka hano bazamukanye naryo, rigarutse hano bazamukana naryo, rigarutse hano nanone bazamukana naryo. Ariko twebwe dukoresha smart money concept, ntabwo tradingira kuri trend line, kuko tuba tuzi ko ari imitego y'aba market boshya baba batwoshya, tukagira ngo niko birahora. Ni ukuvuga ngo abatangiye order ahangaha barahombye already, bamaze guhomba, ndetse riragaruka isubira hejuru. Twebwe rero twe tugitegereje, kuko ntabwo ryakageze muri point of interest yacu. Umwe mu madukurikira yigeze kunsanga inbox arambwira ngo ko iri soko ryatinze, ngo buri urabona bizavamo. Muntu wanjye 80% muri Forex trading turategereza. Nyuma rero nibwo ryaje gukora muri iyi order block. Rimaze gukora muri iyi order block nta kindi yo muri lower time frame gushaka confirmation. Nanone ntabwo
iyo rigeze muri point of interest duhita twinjira direct, ahubwo bigenze gute bifatika, dushaka ibimenyetso bifatika. Ahangaha rero market ikimara kubreakinga ahangaha mu kanya katarambiranye yahise itanga market shift cyangwa se change of character. Maze gutanga change of character rero hano twe tuhafite inefficient, iki isoko ryaje kuyifiringa. Entry rero yari imaze kuba yaboneka, kuri uru ruhande ya long position. Entry rero imaze kuboneka ni he twari gushira tegeti yacu rero yagombaga kuza hariya hejuru. Nkuko nababwiye rero ntabwo take profit uyishyira hejuru ku gahera, ahubwo umanuraho gato mu rwego rwo kurwanya iki umururumba, stop loss ikajya munsi ya hariya. Ejo rero ku munsi w'ejo nibwo iyi trade twayiraninze, ndetse hari abenshi bagiye batanga inbox bambwira ati iyi trade twayikuyemo amadolari 100, abandi bakuyemo amadolari 70, abandi bakuyemo 50, bitewe nyine n'uburyo bagiye batradinga bitewe na lot size, capital ya buri muntu. Iyi trade rero tukimara kuyibona byatwaye igihe kingana n'amasaha 18 kugira ngo tube tumaze kubona profit imeze kuriya ya pips zigera ku 126.5 ya. Urumva ko rero ntabwo yari trade imeze nabi. No kuvuga ngo icyo wowe ugomba gukora no gukomeza ugakurikira iyi YouTube channel yacu ya Jaat ktty TV, kuko nta kintu na kimwe uzigera uhaburira. Ni iyihe rero trade nanone dutegerejemo opportunity? Gorudi buriya nyitegerejemo byinshi, kuko nshingiye ku kuntu ihagaze aka kanya, wenda ndebeye muri time frame y'isaha imwe, Gorudi iri down trend, ariko ubu tuvugana yamaze kuba yajya muri uptrend muri time frame nyine y'isaha imwe, nyuma yuko yari imaze kuba yakora break of structure, gakuramo inducement hano, ikongera gakora indi break of structure. Ariko hano bitewe na news twari dufite yakoze change of character. Nyuma yo gukora change of character rero zone nyitegererejemo iyi ngiyi, uranegereje ko urudi yamanuka ikaza muri zone yanjye nkabona kuyibuyinga, ariko ntarayibayinga kuri ruhande rwa hano hejuru afite liquidity zone, ifite liquidity, ndetse liquidity yamaze kuba isoko ryayigrabinga cyangwa se ryayikorera take out. Nyuma yo kurikorera take out, hagati aho hejuru mafite order flow. Iyi order flow rero, iyi order flow mfite hano, tegereje ko market yanjye nyuma yo gukuramo iriya liquidity ishobora kuza hano muri order flow, ubundi nkamanukana nayo nza hano muri iyi zone, nkongera nkazamukana na Gorudi. Ibi ngibi rero nibyo ntegereje muri iyi Gorudi. Nawe rero udukurikiye ushobora kubitegereza, ndetse iri soko ukarikurikirana. Niwumva rero ibyo ntegereje muri iri soko, ntugire ngo ni signal ndi kuguha, ahubwo nawe nahawe kujya gukora ubushakashatsi bwawe, ugakoresha ubumenyi ufite, ukabasha gukora ibikuvuye mu mutwe, akabona kuvuga ngo ubwo Jaat yabivuze buriya niko biragenda. Ntabwo ndi Imana, ahubwo mba ndi kwerekana uko ibintu bikora, cyangwa se nuko njyewe ndi kubitekereza. Sinagenda rero ntavuze kuri Bitcoin nkunda kuyivugaho, ngaragaza icyo nyitegerejemo, no kuvuga ngo ku bantu batekereza ko bafite ikibazo cya capital, hari umukunzi wa Jaat ktty TV nabonye watangiriye ku madolari 10,
ubu ngubu konte ye ihagaze mu madolari arenga 100. nta handi akura ubumenyi ni kuri YouTube channel yacu. Ni ukuvuga ngo ushaka kubyiga no kuri YouTube channel yacu wabyiga, ndetse ushaka ko tunabikwigisha birambuye nabwo twabikora, gusa wumve ko ubumenyi ari cyo kintu cya mbere, kuko wabimenye nta kindi waba usigaje. Bitcoin yacu rero nk'uko bigaragara ntabwo iraza muri zone yacu, gusa ishobora no kutaza muri zone ariko ikaburekinga structure hano igakomeza kuzamuka. Ni ukuvuga ngo ikintu kiri hano muri Bitcoin ni uko tukiri muri ranging, riri muri consolidation, kuko riracyari muri internal structure hagati ya high high na high low, nimwo ryibereye. Aho rero riba ryibereye muri ranging cyangwa se muri internal structure. Ni ukuvuga ngo ntacyo gukora kuri Bitcoin kiraboneka mu gihe itaragera muri zone cyangwa se breaking structure, twongere dushake opportunities zone. Ni uko nguko rero bihagaze muri BTC USDT. Ikindi kumenya kwanaliza forex trading ntabwo bihagije, ahubwo na risk management ni ingenzi, kuko nutagira risk management mu byo ukora byose, ndakurahiye trading izakunanira bidatewe n'uko utazi kwanaliza, ahubwo bitewe n'umururumba n'ubwoba bwawe. Umururumba n'ubwoba niryo somo rikomeye ku bantu.